Viviane Jenna Wilson ni umukobwa wa Elon Musk na Justin Musk, umwanditsi w'ibitabo ukomoka muri Canada, ariko nubwo se ari umwe mu bantu bakomeye ku isi, ntabwo afitanye umubano mwiza n'umukobwa we. Uyu mukobwa wa Elon Musk ni umwe mu bantu bazwi cyane kubera inkomoko ye, ariko ubwo yahishuye ko yahisemo kwitandukanya n'umubyeyi we. Uyu mukobwa yagaragaje kudahuza na se, yanga kumwibandaho ndetse asaba guhindura izina rye ngo atazongera kumenyekana nk'uwe. Viviane Jenna Wilson yavukiye Los Angeles ku itariki 15 Mata 2004. Avukira rimwe na musaza we w'impanga Griffin. Yakuze abona itandukaniro rikabije riri hagati y'ubukire bukomeye bw'umuryango we n'abantu benshi batagira aho baba muri uyu mujyi. Yavuga kuri ibi aragira ati, biragoye kumva ukuntu hari abantu batunze indege zabo bwite, ibirwa byabo bwite, mu gihe hari abandi barara mu mihanda. Yatangaje ko yumva nk'umuhungu. Viviane Jenna Wilson yahishuye ko yumva nk'umuhungu binyuze mu nkuru yashyize kuri Instagram mu 2020. Yavuze ko nyina yamushyigikiye cyane ndetse akanamutera imbaraga muri uru rugendo. Ati, mama ni umwanditsi w'ibitabo by'urukundo bishingiye ku buhanga bwihariye, niho nakuye izina ryanjye n'ibyo nkunda byose. Uyu Viviane Jenna Wilson ntabwo agifitanye umubano mwiza na se. Yahisemo gutandukana na se kuva mu 2020, ndetse amaze kuzuza imyaka 18 yasabye guhindura izina rye mu buryo bwemewe n'amategeko kugira ngo atazongera guhuza izina nawe. Yavuze ko atigeze yongera kuvugana na Elon Musk kandi ko yihagije bijyanye n'amafaranga yinjiza. Elon Musk yanenze umukobwa we mu ruhame, ntabwo yamukikiye nk'uko nyina yabikoze. Mu kiganiro yagiranye na Jordan Peterson mu 2024, yavuze ko yashutswe kugira ngo yemere ko umukobwa we ahabwa ubuvuzi bwemewe kandi bahindura igitsina afite imyaka 16. Viviane yaje kubihakana avuga ko se yari azi neza ingaruka zose z'ubuvuzi yakiriye. Yongeyeho ko Elon Musk yahimbye inkuru z'uko yari ameze mu bwana bwe kuko atari ahibereye ngo amenye ukuri. Uyu Viviane Jenna Wilson yifuza kuba umusesenguzi cyangwa umusemuzi. Viviane yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya kwiga indimi zirimo Igifaransa, Icyesipanyol n'Ikiyapani. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka atuye i Tokyo mu Buyapani. Nubwo yifuza kuzaba umusemuzi, yavuze ko ari no gutekereza ku yindi mirimo yamufasha gukomeza kugira imibereho myiza nko kwamamaza, gukina filime cyangwa se gutangiza reality show. Ati, ni inzozi zanjye nubwo bimeze nk'ibidashoboka, ndabyifuza cyane. Uyu Viviane Jenna Wilson ni umwana wa Elon Musk, ariko akaba yarihinduje igitsina. Aho yari umuhungu akihindura igitsina kugira ngo ahinduke umukobwa. Ngiye mwari kumwe mu kiganiro ndi Softman Official, mugira amahoro.